Just ni today 250 nanone nkuko bisanzwe ya gahunda yacu ya dutemberane turongeye turayisubukuye muri 2026 ndizera ko aho herereye hose umeze fresh cyane nawe aho waba utameze neza cyangwa udukurikiye utari mu bihe byiza reka tukubwire ngo wihangane kuko turabizi ko abantu bose ntago baba bameze neza ariko nyine reka twihanganisha wowe utameze neza tukubwire ngo wihangane ibyo bihe byose uri kunyuramo bizashira kuko Imana niyo nkuru ariko ujye wibuka no gusenga ubyereke Imana ubundi unakore cyane wizere bizacamo ntugire ikibazo. Yes, mwabonye rero ko dutemberane twatangiye twongeye twagarutse muri 2026 nkuko nari mbikubwiye tugarukanye ibintu bidasanzwe tugarukanye gahunda nshyashya cyane. Iyi gahunda tuyitangiye kuri uyu munsi kuri uyu wa mbere ariko ni gahunda ntago turamenya igihe natwe izarangira cyangwa ishobora no kutazarangira. Ni gahunda yo kubatembereza uturere 30 twose tw'igihugu cyacu. Murabizi ko u Rwanda rufite uturere 30. So utwo turere 30 twose gahunda ihari nuko tugomba kudutemberamo hanyuma ni kuri za ngingo zacu eshatu n'ubundi nuko batembereza tukagenda tubereka ibintu bidasanzwe biri muri utwo turere tukakwereka ahantu nyaburanga hari amateka agiye atandukanye ibikorwa remezo bifitiye abaturage inyungu rusange ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bidasanzwe umwihariko uri muri ako karere cyangwa ako karere gafite kagezeho ahandi badafite n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Aho ni kuri ya ngingo yacu ya mbere. Ingingo ya kabiri of course ni imyidagaduro aho tuzajya tugera hose tuba tugomba kujya tureba n'imyidagaduro yaho. Ese abajene baho bidagadura gute? Ese abajene baho bageze hehe impano zabo bazikoresha gute cyangwa zatangiye kubabyarira umusaruro n'ibindi bigiye bitandukanye. Ingingo yacu ya gatatu ni business amahirwe ahari yo kubona amafaranga cyangwa yo gukorera ibiceri by'umwihariko ku bajene ari muri ako karere nayahe. Jyaho hasi muri comment tubwire aho wifuza ko twazahera aho guheraho deja turahari ahubwo tubwire aho wifuza ko tuzakomereza cyangwa tuzahita dukurikizaho mu karere kawe nakahe ni ikihe gishya cyangwa kidasanzwe wifuza ko twazasangiza abanyarwanda n'abandi bose batuye isi bakurikira today 250 byaba biri muri ako karere kawe. Twagiye deja ahantu turi ngira ngo uri kwibona ko ari ahantu hadasanzwe na ahantu hadasanzwe Wilson ari kugenda bereka uko bimeze. Aha hantu of course turi mu karere ka Gasabo ariko ahantu tugiye kubereka ni hagati no hagati ya Gasabo na Nyarugenge. Ngira ngo muri kubibona neza cyane Wilson ari kubibereka ku mashusho. Twatembereye ahantu bari kubaka igishanga. Murabizi ko umujyi wa Kigali ufite gahunda yuko ibishanga byose byo muri Kigali bitunganywa bikaba ahantu nyaburanga, ahantu umuntu ashobora gutemberera, ahantu ushobora gusohokera ukajya gutembera ukaruhuka mu mutwe ugasohoka ukagira gute. Abantu benshi bazi ko gusohokera ku mazi ni ukujya ku Gisenyi, ni ukujya zuba nabyo bya hano hafi za Kingfisher no kuri Muhazi na hehe ariko no muri Kigali rwagati tugiye kujya dutemberera ku mazi, tugiye kujya dusohokera ku mazi. Ngira ngo muri kubibona neza ku mashusho ko Wilson arimo kubibereka. Uyu mushinga umaze igihe uri gukorwa, ibishanga byatangiye gutunganywa, ibishanga byose byo muri Kigali ubimo birakorwa by'umwihariko. Ni nayo mpamvu twabihereyeho bitarenze ukwezi kwa gatanu. Ibi bishanga byose byo muri Kigali bigomba kuba byarangije gutunganywa, ari ahantu nyaburanga, ari ahantu dusohokera tukarya amafaranga yacu, ari ahantu dusohokera tukaganira, ari ahantu dutemberera tukareba ibintu bigiye bitandukanye. Ibi bishanga rero impamvu twahereye kuri iki ngiki cya hano cyo muri kubona ni igishanga cya Nyabugogo nicyo twahereyeho. Of course urabona ko kiri hagati mu rwano rwa Nyarugenge na Gasabo. Wahoze bahita igishanga cya Nyabugogo ariko ntago ndamenya ukuntu buri umujyi uzahita nimba hazakomeza kwitwa igishanga cya Nyabugogo ariko sinekereza ko bizakomeza kwitwa kubera ko hazaba hamaze gutunganywa ntago hazaba hakiri mu gishanga. Uri kubibona ko bemo barakora amazi bamaze kuyafunga. Ni ukuvuga ngo uburyo bari kugenda babitunganya
hazajya haba hagiye hari ahantu hatandukanye. Urabona iki gishanga cya Nyabugogo gihera hano Nyabugogo kigakomeza kigatambika ku Muhima, kigatambika ku Kinamba, kigahita cyambukira kigakomeza hirya Kacyiru ahahoze za Yerika, ahahoze Kimicanga, aho hose murahazi. Rero ahantu hose hagiye hafite umwihariko ku buryo hazajya hagenda hatandukanywa n'ahandi. Ni ukuvuga ngo nk'aha ngaha uri kubona hari amazi menshi, urabona ko bari kuhatunganya, ntabwo abari kuhakora bari batubwira nimba ariho tuzajya tuza kwidumbaguza nimba ariho tuzajya tuza kogera, kubera ko hari agace abantu bazajya basohokera bakanoga, bazagenda bagabanyamo ibice bigiye bitandukanye ibi bishanga nyine nkuko nari ndi kubikubwira. Ntabwo turabasha kumenya nimba hano kuri uruhande rwa Nyabugogo hafi ku Muhima ariho tuzajya twogera cyangwa se ari aho tuzajya turoba, kubera ko hari n'igice biteganyijwe ko bazashyiramo amafi ku buryo umuntu ashobora kuza rwose akaroba amafi n'ibindi bigiye bitandukanye. Of course nyine ibi bikorwa bibera ku mazi manini byose rwose bizajya bikorwa muri iki gishanga, muri ibi bishanga uko ari 5 byo mu mujyi wa Kigali. Rero ngira ngo muri kubibona namwe ko imirimo yo gutunganya ibishanga irarimbanyije. Ni ibishanga biri gutunganywa na Sosiyete Nyarwanda. Icyo nacyo ni icyo kwishimira, ni Sosiyete Nyarwanda irimo kubitunganya ibi bishanga. Iyi ngiyi ikaba isanzwe imenyerewe rwose mu bikorwa bitandukanye by'ubwubatsi hano mu Rwanda. Iyi akaba ari Rio Contractors Limited, niyo ifite isoko ryo gukora ibi bishanga uko ari 5 byo mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo hirya no hino ahantu mugenda munyura mu mujyi wa Kigali, hafi y'ibi bishanga, abantu bakunze kunyura muri izi nzira ziri hafi y'ibi bishanga, mugenda mubona ko harimo gukorwa igikorwa cyo kuhakorotira. Ibi bishanga byose bizaba bikorotiriye moshere, byose bizaba bikorotiriye, bifitemo utuyira tugezweho. Abatembera cyangwa abatembereye ku gishanga, ntagiye kuvuga ngo abatembereye ku gishanga kandi ntago hakiri mu gishanga aho hamaze gutunganywa deja, abatembereye Inyandungu, muri ya parike y'Inyandungu, murabona ukuntu hameze, muzi ukuntu hameze, harimo utuyira tumeze neza, harimo udupave, udukiso. Naha rero muri ibi bishanga naho niko hari kugenda hatunganywa ku buryo hazajya haba harimo utuyira twiza tugezweho tumeze neza two kunyuramo. Uri gutembera, uri kugenda ku ruhande rw'amazi, hazaba ari ahantu ho kwicara, ushobora kwicara ukaruhuka, ukaba waganira n'umuntu wawe. Hazaba harimo amaresitora, amabara aho mushobora gufatira amafunguro. Ikintu kitazaba gihari ni amacumbi yo ntabwo azaba arimo, ariko ku nkengero zayo, ku nkengero z'ibi bishanga, ngira ngo ku rugero muri kubibona nka hano Nyabugogo, utambitse uyu muhanda ukikije iki gishanga cya Nyabugogo uri kugana ku Kinamba, hari kugenda hubakwa amazu y'imiturirwa ya hatari adasanzwe kabisa. Aya mazu rero hasi hazajya haba ari ubucuruzi, hejuru ari amacumbi. Aho niho amacumbi azajya bari, ntago amacumbi azajya bari muri ibi bishanga. Ibishanga byo ni ibyo gutembereramo, naho kunyura nyine uri gutembera, wagera aho ngaho boga, ushaka koga ukaba ariho wakogera, aho gufatira amafoto, aho kugira gute, byose bizaba birimo, ariko usibye ako kantu k'amacumbi. So ngira ngo rero muri kubibona uyu munsi twahisemo guhera hano kuri iki gishanga cya Nyabugogo. Ngira ngo muri kubona ko rwose imirimo yayo yo kuhatunganya igeze kure. Ubuyobozi bwa Rio Contractors buvuga ko ubu ngubu imirimo igeze kuri 75% yo gutunganya ibi bishanga byose icyarimwe, ariko hapana kimwe. Bavuga ko imirimo igeze kuri 75% yo gutunganya ibi bishanga. So urumva ko rero 25 gasigaye ni gakeya cyane, kandi nakubwiye ko bitarenze ukwezi kwa 5 kuri uyu mwaka. Ubu turi mu kwezi kwa mbere, ariko bitarenze ukwezi kwa 5 ibi bishanga byose bizaba bimaze gutunganywa ku buryo abantu bazajya baba batangiye kuhatemberera, batangiye kuhasura, nk'uko n'ubundi mujya gusura Inyandungu. Inyandungu si heza mwa bantu? Ira parike y'Inyandungu si insirimu ku bantu mwahatembereye?
by the way n'abatarahatemberera namwe bibatera amatsiko muzahatemberere. N'aha ngaha niko naho hazaba hatunganyije. Aho bizaba bitandukaniye nuko i Nyandungu ho ntabwo harimo amazi ahantu hanini. Hagiye harimo amazi ariko amazi arimo ni matoya, na ahantu hatoya bagiye batunganyamo amazi ku buryo umuntu nta nubwo umuntu yajyamo ngo yoge cyangwa ngarobe. Bitandukanye n'aha ngaha n'ibi bishanga bindi bitanu bari gutunganya, kuko byo bizajya biba bifite ahantu hagiye hihariye. Hari igice abantu bazajya baba bagomba kogeramo ku bantu bashaka koga, hari igice cyo kuroba aho bazashyira amafi nyine ku buryo umuntu ashobora kuza. Murabizi ko ibintu byo kuroba ni ibisirimu, ni ibintu byo mu bazungu. Hari ukuntu muri biriya bihugu byateye imbere umuntu asohokera ahantu hari amazi agahita afata indobani akanaga mu mazi agahita azamura agafi ku buryo ushobora no guhita ubwira mucoma aho ngaho agahita abikurikirana ugahita urya agafi wirobeye. So ni iterambere mw'abantu mwe, ni iterambere. Umujyi wa Kigali uri kujya ku rundi rwego. Ibi ni ibintu duhora tubabwira umunsi ku wundi, kandi koko namwe murabibona kuko ibikorwa biba biri kwivugira. Kugeza ubu ngubu rero aha niho duhereye muri dutemberane y'uyu mwaka wa 2026. ni aha ngaha tuyihereye. Tugiye gukomeza tugende tubereka n'ahandi. Icyo tugusaba gusa, nimba ari ubwa mbere utubonye, nimba ari ubwa mbere udukurikiye, kora subscribe aho hasi, kora subscribe. Ntugende udakoze subscribe. Iri ni itangiriro muri uyu mwaka, ariko twabwiye ko ari gahunda izazenguruka mu turere 30 twose tw'igihugu. Turifuza kuhabatembereza hose tukagenda tubereka, kuko hari abantu bumva iterambere ry'u Rwanda rivugwa bakabona amafoto bakagira ngo ni ahantu hamwe baba bafotoye gusa. Ni iterambere riri mu gihugu hose. Aho wagera hose mu Rwanda uhita ubona ko iterambere riri ku muvuduko udasanzwe. So nicyo kintu rero natwe tugiye gukora kugira ngo tubatembereze hirya no hino mu gihugu, ubundi muzajye mwicara muri kuvuga ibintu namwe mubona ko koko ari byo 100%, ntibazongere kubabeshya. So jya hasi muri comment utubwire akarere uherereyemo cyangwa akarere wifuza ko twazakurikizaho. Ntabwo Nyarugenge cyangwa Gasabo tuyise tuyisoreza hano, n'ahandi hose wowe ntujye kure. Aha ngaha twahereye ni ku gishanga kiri ku ruhande rwa Nyabugogo, ariko hari n'ibindi. Hari ku ruhande rwo mu Gakinjiro, hari ku ruhande rwa Kacyiru ahahoze za Kimicanga, hari mu bice bya Gikondo. N'ibishanga bitanu byose biri mu mujyi wa Kigaruzi, byose birimo biratunganywa, bigiye kugirwa ahantu h'ahasirimu. Ubuse muzongera gusohokera ku Gisenyira Abanyakigali muzongera kujya gushaka amazi ku Gisenyi muyasize i Kigali. Nujye kure rero, nugenda udakoze subscribe. Twitwa Today 250, ariko mujye munadukurikira no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye. Dufite TikTok, tukagira na Instagram, tukagira na Facebook. Hose ni Today 250 muri ayo mabara y'umutuku, umukara n'umweru nkuko uri kubibona aho ngaho. Ntujye kure, turi kumwe. Nitwa Iva Eritier. Wilson yarari kuri kamera, niwe uri kugenda bikurikirana neza cyane.